Hello, ikaze kuri Piscine Essence ni mushasha hano ngo ikaze nitwa Piscine nagarutse muri Grow Via Boutique rya duka ryiza dukunda riri Kanombe rifite amavuta yizewe ntago ari duka ryanjye abantu bambaza ngo hari ahantu se wafunguye iduka oya ni umumama witwa Umwari ucuruza amavuta meza nawe cyane kabisa ku buryo donc hari abantu bambaza ati wenda iki kintu uragifite iki ngiki uragifite ugasanga ntacyo mfite. Umwari urabona ko ari iduka rinini ririmo ibintu byose bitandukanye ku buryo biragoye ko ushobora kubura amavuta iwe kubera ko amenshi aba yafite. Hari umunsi rero nigeze kubabwira amavuta atuma uruhu rucya rugasa neza ku bantu bafite ibintu by'amatashe n'ibiki, babwira vitamine C ya Garnier, babwira niacinamide ya The Ordinary. Abantu barayimbaza, abantu badakoresha izindi niacinamide bakambaza ati The Ordinary turayishaka nihe twayikura. Umwari arayifite, abafite na retinol, iyi ni niacinamide ya The Ordinary kandi ntagahenda azigurisha 40. Imagine, kandi ziri original. Muri uyu mujyi wuzuyemo amapirate ya Ordinary. So please nimero ndahita nyishyiraho, ntabwo nshaka kubatindira nababwiye ko ibi bintu abafite stock iri limite, so barabigura bigashira akazabazanira ibindi, ariko nyine hamagara kugira ngo ntibigucike ko kuri iki giciro ni mva no gutombora. Hari retinol ya The Ordinary, afite iyi glycolic acid ya The Ordinary nayo, afite noneho amavuta y'ama éclaircissant. Ndabizi inyuma harimo amasirave murimo kubona, nayo ndaza kuyagarukaho, ariko ndagira ngo umuntu hari ukuntu nabonye muza mukareba video mu minota 5 mugahita mwigendera. Hari abantu bambaza ati nisigaga Françoise Bedon, nisigaga HT26 ariko barayipirasi ahantu nyagurira barayipirasi. Ibaze kuba watanze amafaranga angana kuriya ukagura pirate, ni ikibazo cyane. Abafite rero ama éclaircissant meza akuri Burayi, arizewe pe, abazanira iyo wakwisiga ku bantu bakoresha ikazinya bereke abantu bakoresha ya mavuta nyine ku mubiri, mu maso. Françoise Bedon HT26 ndumva we afite ukuntu abibasobanurira, njye ntabwo nzi ukuntu akora, ariko ni byiza ko wamusura akagusobanurira uburyo yakoresha kugira ngo ugire uruhu rwiza rukeye. Izi murabona ko ari Macari, iyi ni HP25. hari abantu bambwira ko akoresha isabune, urumva njye ntabwo izi product nzigira, ariko we arazifite kandi zizewe. Françoise Bedon, aho kugira ngo ugure amavuta aguhenze kweri, agutera amatashe, ugire amatampo, please. Iyi ni serum, ntabwo nzi ukuntu bayivanga, ariko ni serum ya Françoise Bedon. So ku muntu ukoresha Françoise Bedon cyangwa ushaka kuyikoresha, please muhamagare nimero. Murabizi ko akenshi iyo ndi kubabwira amavuta mbabwira ati akoreshwa gutya na gutya, ariko kuko ko nabifiteho ubumenyi icyiza ndi mu iduka kandi nyiraryo abisobanukiwe, mwamuhamagara mukaza mukamusura akabibereka. Izi ni ndumva ari oil za Macari, gel Macari, afite HT26, Macari, Françoise Bedon. Murabona iyi ngiyi ni have no idea, banza ari lotion, ariko ku bantu bayizi barayizi, no ku bantu bafite amatsiko yo kubimenya, please muhamagare nimero, kubaza bitera kumenya, sibyo? Iyi ni ndumva ari lotion, ni creme ya HT26, ama originals kabisa. Ikindi kintu afite nigeze kuvugaho ni iyi Neutrogena, ni ku bantu, iyi Neutrogena ni nziza ku bantu bafite ibiheri, bafite oily skin. Hari igihe mbabwira amavuta ariko njye ntayagira, ariko nkaba nzi ko ari meza. So hari abantu bibaza sipisi ko iki wamamariza abandi bantu kandi ucuruza amavuta. Reka mbabigize ukuri, njyewe ikintu nshaka nuko umumama wese cyangwa se umudamu cyangwa umukobwa
undeba yasa neza muri Kigali. So kuba njyewe hari ibintu ncuruza n'ibintu ntagira kandi isoko ari rinini, hari abantu benshi bashaka gusa neza, umuntu ufite amavuta meza wese azambwira njye nzamwamamariza. Niyo mpamvu mwari nemeye gukorana nawe, kuko afite amavuta nizeye ko afite source nziza. Umuntu ufite amapirate ntago najyayo rwose. Abantu benshi cyane bafite amapirate ntago nayavuga, ariko umwana afite amavuta meza. Iyi ni toner ya Nivea, ni milk toner ituma abantu bafite dry skin uruhu rwa rumera neza. So afite amacerave, hili blemish control ku bantu bafite ibiheri n'ibibyimba mu ruhu, abantu bafite amatashe, n'umuti cyane. Afite iyi cerave ya oil control, abantu bajya bayimbaza oil control ya cerave arayifite. Muri kubona inyuma hariyo essay cream, hariyo ama cleanser, na ya cleanser iyi sera. Ndumva kuri groupe hari abantu njya mbona bayibaza, irahari ku bantu bafite dry skin, ni nziza cyane, ira repairinga. Ni Picarle zidahari. Bioderma, please muhamagare umwari ni kuri abahereza amavuta. Rino duka ririmo amavuta y'ubwoko bwose, murabona amavuta ari inyuma. Impamvu ndimo kuvuga aya ngaya niko ariyo njyewe nshaka kuba mfiteho ubumenyi. Ikindi impamvu ndavuze ama eclaircissement nuko abantu bayambaza cyane, nkaba ntazi ahantu, ntari nzi umuntu nizeye uyagira, ariko mwari yarayazanye. Kandi ntabwo ibiciro bye ukurikije ibindi biciro muguraho amavuta ahandi, niyo waba uyatumye hanze, afite ibiciro byiza pe. Ya sabune noga ya CeraVe Cream to Foam arayifite. So please mumuhamagare abahereza amavuta meza atarashira. Murabizi ko ibintu tubikura hanze, iyo nk'uku namamaje video karebwa n'abantu 1000, abantu magana ngahe bakamuhamagara bigashira, uba wihombeye kandi by'ukuri wakabayigura amavuta meza. So please nubona iyi video ntutinde. Hari Topi Creme ultra hydratant. Iyi Topi Creme nayisize igihe kinini cyane nkiri umwana, ku bantu bafite uruhu ruri normal, ku bantu bafite uruhu ruri dry, ni nziza cyane. Afite ama oils, reka mbereka ama oil. Zino oil hari abantu bajya bazimbaza, za argan oil, Moroccan argan oil arazifite. Akagira iyi oil ngo irimo vitamine E. This looks good. Irimo ama oils menshi cyane. Ikindi kintu ndi kuyikundira nuko imeze nk'amazi. So guma kuba ari nziza. Ingi afite nzayitrying. Na ya oil mukunda cyane ya licorice, nayo ikeshaho uruhu. Afite ama makeup menshi. L'Oreal, abantu bakunda anti-aging za L'Oreal. Ibaze ko zindi ruhande ngajya kubereka yandi mavuta. Afite ama L'Oreal atandukanye ya anti-aging. Ku bantu bakoresha amavuta ya Liza Jones ayafite, harimo vitamine C. Afite serum zayo. Afite ama L'Oreal yo kumanywa n'aya nijoro, amoko atandukanye kabisa. Ntabwo nababwira L'Oreal ntababwiye aya maserum afite pro-retinol, hyaluronic acid na vitamin C. Ntabwo nari ko izi serum zibamo, irimo pro-retinol na hyaluronic acid na vitamin C. Urumva ko ari combination nziza ya original L'Oreal. Vitamin C za Garnier, True Skin. Hano rino duka ni duka ugeramo ukabona amavuta yose
mu bwoko butandukanye, ntihagire umuntu wibura. Sinzi ukuntu nabibabwira, njye mbakumbuje kuza muri Grover Boutique mukabasura. Hari ayandi menshi cyane ntaberetse, amalosiyo ya Johnson, Robbie n'ayandi menshi menshi menshi. Uje hano nibwo wabona ko bafite ibintu byiza, amabag, amaparfum, za body mist za Bath and Body Works zimwe nigeze kubereka nziza. En tout cas hano hari ibintu byose byiza cyane. So please mujye muza muri Grover Boutique kuko nanjye munteze imbere. Ninjya mbabwira umuntu ucuruza amavuta mu by'ukuri mba namwizeye ko acuruza ibintu byiza, sibyo? Ndabakunda cyane rero, mukomeze mukore subscribe, mukomeze muduteze imbere, munteze imbere, muteze umwari imbere. Natwe ntabwo tuzabatenguha, tuzajya dukomeza tubyiteho kugira ngo murusheho gusa neza, sibyo? Bye.